Ishimiye kubana namwe muri uyu mwanya w'umugoroba ku bantu bari henshi kandi benshi. Rero nubwo benshi bananiwe, nubwo benshi wenda baba bashaka no gusinzira, ariko mwihanganire kugira ngo uyu mugoroba utubere mwiza kugeza saa 3. Rero reka dusenge. Turagushimye data wa twese, uburinzi bwawe bwabanye na buri wese kandi bwamukoreye ibitangaza. Yuduha kwibuka no kuzirikana ibyiza uba wadukoreye, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Tugusabye rero kubana natwe muri uyu mwanya tugiye gukomeza kwiga, duhe ubwenge bwumva n'ubusobanukirwa, duhe kwakira inama zawe kandi ushoboza no kuzishyira mu bikorwa. Tubyambaje mu izina rya Yesu, amen. Tugiye kuganirira hamwe icyigisho kiri bwerekeze ku bice nka 2. Uko umuntu ategura ubuzima bwiza neza kandi mu buryo bwiza, ariko amagambo turi bwigane gusa yonyine ubwayo gusa afite icyerekezo kivuga ngo kwitsinda nibwo butwari. Iyo niyo nsanganyamatsiko turi buganireho. Iyo umuntu yitsinze nibwo ababaye intwari. Ku isi hari ibigwari byinshi ariko bifite inzira zinyuranye. Ibyo bigwari nicyo umuntu ahunga. Bamwe ni ibigwari kubw'ubutesi, abandi ni ibigwari kubw'ubunebwe, abandi ni ibigwari kubwo kuba nabi, abandi ni ibigwari kubwo kwikubira. Izo nzira zose zitera ubugwari. Iyo umuntu agiye kuba intwari neza atsinda. Noneho kubw'ibyo tukabika igwari unyuriye mu bunebwe, ngo unanirwe kwihaza, unanirwe kwiha, uhora ukeneye ko abandi baruha ngo nawe urye. Ntukabika igwari kubw'uburakari, uje umva ko byanze bikunze wabaho ukanezererwa uko abandi bashize. Tukabika igwari kubwo ubutesi, ngo uhore wibwira ko abantu bose ari ngombwa ngo bahore bagarura ijosi, mbese byanze bikunze babe ube binwa mpibinwa nsomeho. Tukabika igwari byanze bikunze kubwo kwikubira, kuko wakoreka ngo byose bibi byawe n'ubundi wabona aho bishyira. Ibyiza ni ibisangiwe, nibyo bigira umuntu intwari. Rero hari inzira zigera muri 7 zituma umuntu yirwanya akitsinda. Ibyo abarwanyije ni ibiki kugira ngo ari byo tureba. Ubanza gusoma mu gitabo cyitwa Yobu mu gice cya 7 haravuze ngo ese umuntu akiri mu isi ntabafashe igihe mu ntambara, kandi misi yese nkiyo ukorera ibihembo. Ubwo ni ikintu gikomeye. Iyo umuntu akiri mu isi wese aba ari mu ntambara. Uburwanya intambara nabi iyo utararwara intambara yo kwirwanya. Niyo mpamvu uwirwanya akitsinda aba ari intwari. Abatsinzi biki rero ni ukwemera ibyaha byawe. Hariho abantu bashobora kuzinjira no mu gituro batemeye ibyaha byabo, yarangiza bakaza mu byaha Yesu yapfiriye, icyo kutihana ntabwo kibamo. Rero kubw'ibyo niyo mpamvu iyo utihannye ntabwo wabarirwa n'ubwo Yesu yagupfiriye. Iyo rero ushoboye kuvuga uti ibyaha byanjye ndabyemeye muri Yeremiya 3:13, ubaye intwari. Icya kabiri ni ukwemera aho gira intege nke. Paulo yavuze mu Baroma aravuga ati ngewe nshaka no gukora icyiza ikibi kantanga imbere. Ndetse amategeko ni meza ariko ngewe ndi wa kamere, ndetse n'amategeko ni n'ay'umwuka. Kwemera intege nke kwamuhaye kuba intwari ku isi, icyo cyamura mufashe mu buzima. Gutsinda ipfa ni intambwe ya 3. Abantu benshi cyane ipfa ribajyana iyo bashaka, ipfa rikabayobora, ipfa rikabategeka, ipfa rikabicaza ahadakwiriye, igapfa rikabatera kurya badakarabye barasirimutse, ipfa rigatuma arya ahatarakwiriye kurira, yarangiza ugasanga ipfa ryaramutegetse. Kuritsinda ukamera nka Daniyeli mu gice cya mbere. Daniyeli uhereye ku murongo wa 4 bageza ku murongo wa 11, ibyo kurya byari ibwami ku mwami wari ukomeye atyo witwaga Nebukadineza, wari yoboye isi yose, yageraga mu bihugu birenga 120, ariko yapanze gutekera abanyabwenge abo bitaga icyo gihe n'abafilozofe n'abaastronaute, yarangiza cyangwa se abigaga ubucurabwenge n'abigaga ubumenyi bw'ikirere. Yarangiza icyo gihe abo bose yabatoranyije isahani yo kurya, ariko uyu wari waratsinze ipfa yanga kurya ibyo kurya atazi uko byateguwe n'ubwoko bwabyo, maze bituma ategeka ipfa. Icyo nabyo gutsinda ipfa ni ubutwari. 4 ni ugutegeka ururimi. Ururimi Yakobo 3 hatubwira neza ko ururimi ari ikintu kibi, ngo rushobora
ngo rushobora gukongeza umubiri wose ariko nabwo rugakongezwa na gehenomu. Bigaragara neza ko iyo umuntu avuze nabi, iyo umuntu abeshye, iyo umuntu ariganije, iyo umuntu asuzuguje, iyo umuntu yandagaje, ntabwo aba ari we ruganda rwabyo, ahubwo baba bayahakorerwa. Naho Satani abakoreye yarangiza gutsinda ururimi n'ubutwari. Ibyo muzabisanga muri Yakobo 5, ni ukwibuza uburakari, uburi intwari. Iyo ushoboye kuba hari ibirakaza byinshi, hari gujya kubona ukabona ko umuntu agukoreye amafuti, nawe ukumva uramutse utamukoreye nk'icyo akoze wasa naho ubaye ikigwari, maze yarangiza uburakari bugatutumba, ndetse birebire ikanakwereka ko ari aho atsindwa, ikakubwira ati nukuri nunarakara izuba ntirikarenga ukirakaye, undi wakarakara imyaka 10, undi akarakara imyaka 20, undi akarakara ubuzima bwe bwose, kandi ahubwo ati nge ntabwo nyankinwaho. Yarangiza oya, Bibiliya irakubujije ngo uzatsinda uburakari, ni ukwibuza uburakari. N'ingingo ya 5 buri intwari, gukumira ubwihebe. Muri ubu buzima turimo ntabwo ibintu byose bigenda nkuko dushaka, ndetse n'Imana ntibiragenda nkuko ishaka. Abantu barayisuzugura, barayibeshyira, bakayiriganya, bakayibwira ko bagiye kuyihenda ubwenge, bakayihindurira icyerekezo, yarangiza ariko ikihangana. Rero nawe ibikwihebesha uzirinde kwiheba, uzabura intwari. Ku ngingo ya 7 ni ukwibuza kudamarara kandi uguwe neza. Ubuzima muri kureba turimo none, Bibiliya yo yaravuze ngo ni ukuri ubwihebe. Bahari umurongo wo mu Bakolosayi igice cya 1 umurongo wa 11-12 haravuze ngo mwambare imbaraga zose kugira ngo mubone uko muyimanganya muri byose mukihangana n'ibyishimo. Ariko kuri iyi ngingo ya 7 yitwa kwibuza kudamarara kandi uguwe neza, nuko impamvu nuko mu gitabo cy'Imigani hatubwira ngo ubutunzi si ubwo kwiringirwa kuko butajya bubura kwitera amababa, kandi iyo bugurutse ntibugaruka. Ubwo rero bakakubwiye ngo birahari none ejo bishobora kubura, urukurya byinshi none ejo bishobora kuba bike, ushobora mbese hari impamvu nyinshi. Uburi intwari iyo wibujije kudamarara kandi waruguwe neza. Ibyo rero ntabwo ndi bubijemo cyane, ahubwo kwara kubereka iyo umuntu afashe igihe mu ntambara kandi akaba agomba gutsinda. Ndabisubiramo gato cyane kugira ngo nzagere ku cyiciro kigera ku magara mazima yihariye, ariko maze kubereka neza ko nabyo bisaba ubutwari kugira ngo uzagere ku magara mazima. Mu gitabo cyitwa Gukiza kwavuye mu ijuru, page yacyo y'140, mu isubi yaho ikurikirwa n'iheruka haranditse ngo kwirinda kuzana amagara mazima, ngo maze amagara mazima gatuma ubwonko bushobora kwakira ukuri neza, n'impagarika y'umuntu igashobora gukorera Imana ikiranutse. Ako niko kamaro ko kwirinda, ariko nta wabigeraho atazi kwitegeka. Iyo amaze kwitegeka agera ku ntambwe bise ngo ni 3S, 4S, bango santé, sagesse, satisfaction et sobriété. Iyo umuntu yamaze kwirinda ayagera ku bwenge, akanyurwa, akitonda, kandi akagira amagara mazima. Ibyo bise ngo ni 4S. Noneho kubw'ibyo ibyo birasaba ko umuntu amenya kwirinda. Kubw'ibyo rero ubwo kwirinda bikenewe, kandi akaba no kwitsinda nabyo biri mu ntambwe yo kwirinda. Akaba bisaba ko umuntu yemera ibyaha bye, akaba ari intwari, akemera hagira intege nke, akaba ari intwari, akemera gutsinda ipfa, akaba abaye intwari, agategeka ururimi rwe, akaba abaye intwari, kwibuza uburakari, akaba abaye intwari, gukumira ubwihebe, akaba abaye intwari, no kwibuza kudamarara kandi aguwe neza nabwo akaba ari intwari. Niyo mpamvu mu gitabo cyitwa Umurimo w'ubuvuzi, page 389, harimo aya magambo nakunda ko buri wese yakumva, kugira ngo tubashe kumenya neza ibyo dusabwa mu gihe nk'iki. Ndababwira page mpageze, ni ijambo bakoreshejemo nakunda ko buri wese yagerageza kumva, kuko ni page ya 389, kandi aya magambo akongera akaboneka ku page ya 419, ayo kwitsinda. Haranditse hagira hati on ne peut réformer sa conduite par quelque effort faible et intermittent. Nta muntu n'umwe washobora kugorora imyifatire ye akoresheje umuhati urimo intege nke kandi warimwe na rimwe.
umuntu kugira ngo azashobore kwitsinda bisaba umuhati wa wundi witwa umuhati nyine ugituma abasore aba barwanyi yitoza no gufata ikiganza kitari umuhoro ntikibe n'ishoka agatisha mu itafari mu kabiri ari umuhati gusa nta kindi noneho kubw'ibyo agashobora gusimbuka aharenze metero 10 cyangwa n'eshanu ukabona ko yakoresheje umuhati we wose rero kugira ngo wikosore witunganye wiboneze bisaba ko umuntu akoresha umuhati utari w'intengeke kandi utari wa rimwe na rimwe former un caractère n'est pas l'œuvre d'un jour ni d'une année mais de toute une vie kurema ingeso ntabwo ari umurimo w'umunsi umwe cyo gituma mujya mubona hariho abagerageza kuba neza nk'isaha imwe ukibwira ngo yahindutse akibagirwa neza ko isuka imwe kuyikubita mu murimo utajya gutera ngo watsindiye uyi biba bisaba ikintu kinini cyane niyo mpamvu si umunsi umwe si n'umwaka umwe ahubwo n'ubuzima bwawe bwose c'est vaincre soi-même kwitsinda wowe ubwawe nta wundi muntu gushyizeho igitutu nta bwoba nta gutinya gufungwa cyangwa igihano kunyagwa uyi cyangwa kugawa uyi ahubwo c'est vaincre soi-même conquérir la sainteté et le ciel kugeza ubwo uzitsinda ukagera ku kwera nijuru ukazagera ku kwera ukazabona nijuru exige une élite qui ne se termine qu'avec notre existence bisaba intambara ingana no kubaho kwacu kose bizadusaba intambara hari icyo utsinda mu gitondo kagaruka sasa hari aho kibundama niko mu gitabo cy'itangiriro Imana yabwiye Kayini atarega ibyaha biri kwitugatugira ku rugi iryo jambo ryakoresheje ngo biri kwitugatugira ku rugi muri Bibiliya y'ikirundi ho ravuze ngo ibyaha birabundamye ku muryango w'umutima wawe bigaragara neza ko icyaha hari igihe kibundama muri wowe nk'inzara inzara burya umuntu ararya ariko ntihunge ahubwo ibyo kurya bikayiryamira ikagivuga ngo nibishira ndongera mpaguruki niyo mpamvu ni icyaha nacyo kurwana nacyo bisaba ubutwari bukomeye niyo mpamvu ngo bizasaba intambara ingana no kubaho kwawe kose sans effort continuel sans activité constante il n'y a pas de progrès ni de couronne triomphale hatabayeho umuhati uhoraho hatabayeho gukora ubutaruhuka nta terambere nta n'ikamba ry'insinzi twazambara iyi mpamvu ndasubiramo sans effort continuel sans activité constante il n'y a pas de progrès ni de couronne triomphale hatabayeho umuhati uhoraho n'imikorere idacogora nta terambere ryabaho mu by'umwuka nta n'ikamba ry'insinzi twabona niyo mpamvu aka kantu ngiye gusoma hepfo mukihanganiye ko ndaza gusobanura nyuma la preuve que l'homme est déchu d'une condition plus rêvée c'est la peine qu'il éprouve à la reconquérir ibi ntanga mugabo yuko umuntu yaguye akagera kure cyane nuko niyo mweretse uko yazahuka bimugora nawe ngiye gutanga icyitegererezo gusa cyo ndabandi gutanga icyitegererezo ariko n'undi ari atari imfasha nyigisho ahubwo ari inama ufasha amazi ukayanywa ashyushye ugafata igice cya litiro cy'amazi ashyushye ku rugero rwiza ugakamuriramo indimu ya mazi akaba atakitwika cyane ahubwo ugeze igihe cyo kuyanywa yasomeka ugakamuriramo indimu ugashyiramo ibiyiko 2 by'ubuki utagwaye diabete ukanywa mu gitondo ukabikora iminsi 7 waba uvuye igifu ukaba uvuye imitsi ukayitera ibitotsi ukayintuyunanirwa ubusa kandi ukituma neza nubwo mbivuze ntyo mu gitabo cyitwa Manger Guérisser harakubwira ngo amazi ashyushye agiyemo indimu ngo nyuma y'iminota 15 ngo abayishe bakteri imbuto z'indwara kuri 92% kwijana imbuto wari wakuye mu mwuka warakuye ku masahani mabi ibyo kurya byari hanze aho batekeye aho hanze harimo imbuto z'indwara ayo mazi arimo indimu yabarangije kwica 92% muri bakteri wanyoye gusa ari indimu yagiye mu mazi ashyushye nubwo mbivuze ntyo ikimenyetso cy'uko umuntu yageze kuri n'ubundi umuntu arabirinduka arangiza ngo indimu ziransharirira undi ngo zintera igifu undi ngo zirahenda undi ngo ziba kure y'iwacu undi ngo mbu umuntu yahora ateka amazi yarangiza bityo ikimenyetso cy'uko umuntu yaguye akagera kure nuko niyo ugize ngo muzahure bibi ntambara ni inama z'Imana wenda icyo ni kimwe
hari ikindi wenda ngiye kuvuga mu gitabo cyitwa La nature et votre santé, bari gusobanura akamaro ka karoti. Baranditse baravuga ngo karote ebyiri uriye utararya ikindi kintu, byo bise ngo ni kire age, nta mazi uranywa nta cyo kurya wariye, ukibyuka ukazirya ebyiri ukabikora iminsi 7. Iyo gahunda ukayigenderaho iminsi 7, ukazatangira kongera kunywa amazi nyuma y'amasaha 2 cyangwa kurya, maze iyi minsi 2 karangira waba uvuye inzoka bita oxyle, inzoka bita ascaris, inzoka bita tenia, inzoka bita ankylostom, n'inzoka bita trichocephale. Ni amoko 6 y'inzoka, ariko nshoboye kuvuga mu mazina na 5. Karoti ntabwo ihenze, ariko umuntu yaguye ati bacu ntabwo zihahingwa, yarakubwira ati ariko imwe isigaye igura 100. Nuko yarangiza uwamubaza ubuzima bwononwa na ascaris, yarangiza akamwereka ukuntu oxyle imaze gutuma za nyababyeyi nyinshi cyane ziterwa mu bagore bakazita hanze zarangiritse. Ukareba ukuntu za ascaris zitera abana igicuri n'ubwenge buke ku ishuri, ukareba za tenia zamaze gutuma abantu basaza nabi bahora bishimagura ari uruheri, ukareba nka za ankylostom ukuntu zibatera ibisebe byo mu gifu ndetse no mu mara, ukareba za trichocephale zibatera ibituntu n'agatima gahora kababara. Ariko yarangiza kumubwira ibyo ikimenyetso kino gitabo kiravuze ngo la preuve que l'homme est déchu d'une condition plus élevée, ikigaragaza ko umuntu yaguye akagera kure cyane, c'est la peine que prouve à la reconquérir, ni umuhata n'ukuntu agoka iyo bamubwiye gusubira ku rwego rukwiriye. Noneho amubwira uti reka da, baragenda bagafata onyo, bagafata indimu, karoti na pome, bakabicagagura neza, yarangiza bakabirya bashyizeho amavuta y'ibihwagari. Ubwo babirya kandi mu cyumweru bakaba babonye umuti w'umwijima n'urukingo rwawo, bakaba babonye umuti w'indwara z'amaso, bakaba bakingiye kandi bavuye indwara z'ibibyimba, bakaba bashubije ku rugero indwara z'amagufa, yarangiza ntizibafate. Urwo rugero nubwo bivuzwe bityo mu gitabo cyitwa Plante Medicinale cya mbere bari gusobanura karoti ndetse bagasobanura na onyo, bagusobanurira mu gitabo cya kabiri ibihwagari ukuntu bihura, yarangiza ibyo byose nubwo bimeze bityo umuntu arakubwira ngo ngewe ntibinyohera. Nibyo, none se ntuzi ko umuntu ataryohewe n'umuti aryoherwa n'indwara cyangwa se indwara zikamushobora. Niyo mpamvu umuntu yagize kure il ne peut y parvenir car tardama, ubundi kuzashobora kuzahuka bizagusaba kurwana intambara igurumana elle après elle, uzarwana hakurikije uko amasaha akurikirana. Il ne peut y parvenir car fara community a un seul un acte inconsidéré peut replacer sous la puissance du mal. Kwa akanya gato gusa konyine ubwako gusa igikorwa kidakwiriye cyaguhindura, cyagushyira mu mbaraga y'ikibi. Ibyo wabimenya nk'igihe Dawidi ubwo yagitajyaga ku rugamba bikamutera kubona umugore uri kwiyuhagira utari uwe, bigatuma mwifuza, byabyaye urundi rutonde runini cyane. Akanya gato gusa yarangaye hagasigara, katumye areba abagore babandi bari kwiyuhagira. Ako kanya gato cyane kuko yari kwiyuhagira katumye atumyaho uwo mugore. Ako kanya gato cyane kuko umutuma katumye amurarikira. Amaze kumva ko yatwaye inda katumye yica umugabo, umusirikari we mwiza w'igihugu utarugize icyo mutwara. Akanya gato gusa ko kurangara. Rero kubw'ibyo ntabwo nshaka ko ndajya ngaruka cyane kuri iyi ngingo, ariko mbabwira ko kwitsinda nibwo butwari. Ndongera nsubire mu ngingo zituma umuntu agaragara ko yitsinze. Ni ukwemera ibyaha byawe uburi intwari, ni ukwemera aho ugira intege nke uburi intwari, ni ugutsinda ipfa uburi intwari, ni uguteka ururimi uburi intwari, ni ukwibuza uburakari uburi intwari, ni ugukumira ubwihebe uburi intwari, ni ukwibuza kudamara kandi uguwe neza uburi intwari. Niyo mpamvu yatumye nshaka ngo nibura tugerageze kuvuga bike ku by'ubwo butwari, ariko turi kujya twerekeza gusa ku magara mazima cyane ko turiho mu gihe cyo kumenya neza ibyo dukwiriye. Iyo dutegetse ipfa rero dore uko bigenda. Les personnes qui consomment des repas par jour, iyo wemeye mu buzima bwawe ukiha gahunda yo kurya 2 ku munsi, ukavuga uti igifu kinoza amasaha 4, amara kanoza amasaha 6,
nzajya nemera muri gahunda yanjye ne kubera aho kurya ahubwo ngiye kugira ngo mbeho. Ukarya kabiri ku munsi, on tendance à avoir une meilleure contrôle du poids. Abo nibo bafite amahirwe yo kugira ibiro bihora bihagaze neza, tibishira ngo agenda ahungetwa tinaba byinshi cyane ngo nigo kwiterura, ahubwo ibiro bye bihora bihagaze neza. Abandi benshi bakibwira ngo ubwo narya rimwe ku munsi yarangiza ngo ubwo niho akumira umubyibuho. Oya, ahubwo iyo uriye kumurimo ku munsi umubiri wawe wakira n'ibitari ngombwa, ahubwo yarangiza ukabyibuha cyane. Ahubwo ibyiza ni ukurya kuri gahunda ya kabiri ku munsi. Moins de douleur, ntabwo abantu ngaba bakunda kubabara cyane. Hepfo arakomeje ati une meilleure absorption des éléments nutritifs. Iyo umuntu arya kabiri ku munsi umubiri umenya kuyungurura ukamenya kwakira intungamubiri zose z'ibyo kurya yariye. Moins d'asthme et d'allergie, ntabwo akunda kurwara indwara z'amahwima cyangwa se ubuhwima cyangwa se asima cyangwa umubiri ngo uhinduke umwinanirwe aribyo bita allergie. Akantu kose ngo izuba riravuye ngo niyo kibitenga amaso arabyimbye, yarangiza ngo imvura iraguye ngo narwaye umuriro, yarangiza bene nkaba ntabwo ujya kwandika kugira icyo bita allergie. Une meilleure digestion, umuntu urya kabiri ku munsi ibyo kurya bikageramo ibindi byarasezeye kera byavuyemo, agira igogora ryiza. Icyo ni ikindi. Moins irritable, iyo umuntu arya kabiri ku munsi ntakunda kurakazwa n'ubusa. Intellect privé, agira ubuhanga bubangutse, kumwereka ntibigorana, ntabwo usubiramo kenshi, umutungira agatoka akaba yabonye ukamucira amarenga bigashoboka. Migani igice cya mbere umurongo wa 6 haratubwira ngo umuhanga agere ku migambi itunganye, amenye gusobanura imigani n'amarenga n'ibisakuzo by'abanyabwenge. Ubwo buryo bafite intellect vif. Kandi ubundi hari naho bakubwira ngo icyo gihe niyo umwana yavutse niho bafite ibyo bita esprit éducatif. Iyo umwana ataryagaguye kwishuri ntabamwereka kenshi, noneho kubw'ibyo kikaba ari ikibazo. Une meilleure mémoire, abantu barya kabiri ku munsi bakabyimenyereza, baribuka neza, ntabwo abagomba kusigara ashaka n'icyo afashe mu ntoke. Hepati bizabyara iki? Prix d'énergie, aho umunyambaraga yahagarara amasaha menshi, yakwicara amasaha menshi, yavuga amasaha menshi, yatekereza amasaha menshi, ntiyononekare kuko agira imbaraga. Hepati économise de l'argent, kandi umuntu urya kabiri ku munsi agira imiterere idasesagura ibye. Ntabwo mvuze ko umugugu, ahubwo abazi gucunga, ntabwo akoresha ikintu umwanya utari wacyo. Mu gitabo cyitwa Twebwe n'Abana Bacu hatubwira ko ingo nyinshi cyane zicwa no kudashyira hamwe, no kutagira igenamigambi, no kutuyumvanamo. Kubw'ibyo iyi ngo zidashyira hamwe aba ari ikibazo. Rero aha ni uko umuntu yabashoboye kuba intwari agateka ipfa rye, akabireba akabibwira ngo ndakubonye wabiryo we uri na mwiza ku jisho, ariko isaha yo kurya yanjye ntiragera. Nuko akaba yabitegetse kera, akaba ari intwari. Noneho aha naho ndasubira muri cya gitabo cyitwa umurimo w'ubuvuzi. Noneho kugira ngo nibura turebe ikindi tugaragariza ko twaba intwari. 419 ya cya gitabo cy'umurimo w'ubuvuzi haranditse hagira hati ne ne reste pas aigrir par des torts réels ou imaginaires, ntukayucogozwa n'ibyo wakorewe biri byo cyangwa se ukeka. Hepfati notre plus grand ennemi c'est nous-mêmes, mubanza ufite ku isi uwa mbere ni wowe. Ni wowe wijyana mu nzoga, ni wowe wijyana mu ntambara, ni wowe wajya mu nziyana mu nzangano, ni wowe wijyana mu mazimwe nta wundi ukujyanye, ni wowe wijyana mu biyobyabwenge. Iyo witsinze uri intwari, kuko umwanzi wa mbere ni wowe. Mbese muri magufi ngiki kindi komeye, aucune forme de vice n'a d'effet funeste sur les caractères, qui n'est passion qui n'est pas contrôlée par le Saint-Esprit. Nta kibi kiruta ibindi byose kuba kibi mu muntu nk'imico itagenzurwa n'umwuka wera. Burya iyo utayobowe, iyo udategekwa, iyo udateshwa, iyo udafite uwo murinzi uri hafi yawe witwa umwuka wera uhora uvuga ngo oya wivuga utya, oya wikora utya, oya wifata utya, mbese ugahinduka ikinani imbere y'umutima nama n'umwuka wera muri wowe, imico yawe ntabwo bizigera ihinduka. Niyo mpamvu havuze ngo aucune victoire ne nous sera aussi précieuse que celle que nous aurons remportée sur nous-mêmes. Nta nsinzi twenda kuzagera ku isi
gutsinda abandi birashoboka ariko insinzi zacu izindi tuzaba twaratsinze mu ijuru ni ukwitsinda wowe ubwawe kwigiraho ubutwari kwigiraho ubushobozi kushobora kwitegeka bizaba ikibazo cyane neswaye patro sensible mwijamo babara ubusabusa nous n'avons pas à veiller sur notre susceptibilité ou notre réputation wije ugwanira gusa kuva ngo bankomerekeje wije wumvije kuganisha ishema ryawe mais au salut des âmes rwanira gakiza k'imitima ngaho aho nari nashatse ngo nibura umuntu wese yongere yibuke ko intwari ni umuntu wimenyaho ibyaha intwari ni umuntu uzahiga intege nke intwari ni umuntu uzi gutsinda ipfa intwari ni umuntu uzi guteka ururimi rwe akarubuza kwivugira uko rubonye ni intwari ni ukwibuza uburakari intwari ni ugukumira ubwihebe intwari ni ukwibuza kudamarara kandi waruguwe neza ibyo kubera iki wakwibaza mbese ko umuntu yakwibuza kumererwa neza kandi aguwe neza baza bibiliya irakubwira ikizarimbura icyandirimbuye abisodomo nicyo cyo muri Zekeri 16 umurongo waho n'uwa 47 kugeza 49 hatubwira ko icyabahitanye nicyo ngiye gusoma Zekeri 16 umurongo waho wa 49 dore iki nicyo gicumuro cya murumuna wawe Sodomo ubwibone ibyo kurya byinshi ubukire bwe nubwo abakobwa be kandi ntiyakomeza kuboko kw'abakene n'indushyi ubwo muri kumva ngo ataguye mu byiza aho byari bikeye neza aho yari afite ubushobozi aho yari afite uburyo aho yari afite hakora niho ananiriwe ntabo yari guhango bishire ariko ubwibone no gusuzugura no kwirengagiza abakene ndasubiramo dore iki nicyo gicumuro cya murumuna wawe Sodomo ni ubwibone Sodomo cyambere cyayishe ni ubwibone ibyo kurya byinshi ubwo barimbuwe no kuba babifite yepati n'ubukire bwe nubwo abakobwa be kandi ntiyakomezaga ukuboko kw'abakene n'indushyi barabirasi maze bakorera ibizira imbere yanjye nuko mbibonye mpera ko mbakuraho n'umurongo wa 50 barabirasi mujye mwumva ko umuntu yamaze kwinjira mu bwirasi mu migani 8:13 ababuze ubwenge kuko baravuze ngo kubaho ahwiteka nubwo nukwanga ibibi ngo ubwibone n'agasuzuguro nibyo nanga uyu murongo wa 50 mubumve neza muri Zekeri 16 barabirasi maze bakorera ibizira imbere yanjye nuko mbibonye mpera ko mbakuraho urukumva ko ngiki cyajimije Sodomo rero turagira ngo tujye kutundi ko kumenya kwitegeka ariko turi gushaka amagara mazima mu gitabo cyitwa l'essentiel page 204 l'essentiel dans l'évangélisation sanitaire page 204 rabango quelques suggestions pour arrêter la transmission de maladies contagieuses hariho inama zagenderwaho kugira ngo abantu bakumire indwara zanduza ukunda gutoragura ahantu hariho ibyo wageraho ukazigendera ni ibintu bigera kuri 23 ariko ukurikije uko igihe kimeze ndagarukiraho bidashobora kutujyana kuri lavez-vous régulièrement mujye mwoga inshuro nyinshi ubwo ni uburyo bwo gukumira indwara kwiyuhagira bitari ubusirimu kwiyuhagira bitari ubushyuhe kwiyuhagira bitari uko ugira impumuro mbi ahubwo iteko rivuze ngo kwiyuhagira buri munsi surtout lorsque la température est chaude cyane nubwo bisaba ko abantu biyuhagira ariko mu birere bishyuha bo bakwiriye kurusha abandi kuko imibiri yabo iragira se baigner supprime les organismes pathogènes de la peau arega kwiyuhagira bikuraho imyanda yose yo mu ruhu cela aide également à prévenir les infections de la peau ibyo bigenda bikuraho ibyuririzi byo ku ruhu pellicule les boutons les poux et les abscesses cutanées ibi bikaba bikingira imvuvu impengeri yarangiza inda ndetse no kwangirika ku ruhu ibyo nuko kamaro ko kwiyuhagira noneho kubw'ibyo ku ngingo ya kabiri c'est particulièrement important si vous êtes malade ou si vous prenez soin des malades jya wiyuhagira cyane igihe cyose urwaye cyangwa ufite abarwayi ujye wiyuhagira kenshi iyo ni ingingo ya mbere
y'igituma twiyuhagira si ubusirimu ahubwo no kwikingira indwara. Kabiri, lavez-vous les mains fréquemment. Mujye mukunda gukaraba ibiganza kenshi. Abenshi baheruka gukaraba kenshi cyane mu gihe cya corona. Abenshi banabonaga ngo ari ububata. Atari ko umuntu azabona ko izubata bwa corona ye mwokira Imana. Ikibazo cyari gihari ko ari gukaraba umuntu agakira corona. Ariko abantu bari bayirambiye gukaraba. Niho abantu bamenyeye ko abantu ari abanyamwanda. Umenya ahubwo benshi cyane ihagaze umunsi mukuru bateretse bwa mbere ukubona biriwe badakarabye. Ariko gukaraba birakenewe. Lavez-vous les mains fréquemment. Mujye mukaraba ibiganza kenshi. Il est important de se laver les mains dès que vous vous levez le matin. Ni iby'ingenzi cyane kubyuka mu gitondo ugakaraba intoke après avoir utilisé les toilettes, ugakaraba uvuye mu bwiherero, avant de préparer la nourriture, ugakaraba mbere y'uko uteka, avant de manger, ugakaraba mbere y'uko urya, et à tout autre moment lorsque elles sont sales. N'ikindi gihe cyose ubonye ko intoke zawe zanduye ukaraba. Hari impamvu zo gukaraba. Izi impamvu zo gukaraba baravuze ngo ukaraba ibiganza kenshi, ukaraba ubyutse, ukaraba uvuye kwiherera, ukaraba ugiye gutegura ibyo kurya, ukaraba mbere y'uko urya, yewe igihe cyose ubonye intoke zawe ari mbi ukaraba. Ni uburyo, iyo ni ingingo ya kabiri yo kwirinda indwara. Ku ngingo ya gatatu yo kwirinda indwara, gardez les dessous de vos ongles courts et propres. Inzara zanyu z'intoke n'iz'amano ziye zihora ari ngufi, zibehore zisukuye kandi zikugwe mu myanda izirimo. Icyo nacyo ni ubundi buryo bwo gufata isuku ukaba wize. Karaba inzara zawe zice. Noneho ubwo rero mu gihe tuvuga ko zikwiriye gucibwa, nicyo gihe abandi bo bari kumva batanga amafaranga bakagura izindi bakongera no kuzisanzwe. Ubwo bikaba bibaye ikibazo. Hepfo ku ngingo ya kane, ne laissez pas les animaux lécher votre visage. Tukemere ko inyamaswa zikurigata mu ruhango. Ibyo ku bafite imbwa, abafite amapusi, abafite inka, hari igihe uyemereka kuri gato baravuga ngo ya wikwemera. Rero kubw'ibyo impamvu tous les animaux y compris les chiens et les chats, yewe inyamaswa zose harimo imbwa n'amapusi cyangwa se yego, sont porteurs de maladies, zigendana indwara. Niyo mpamvu gardez-les loin de votre visage. Yuzigiza kure y'agahanga kawe, hors du lit et de la table. Niziye ziba kure y'uburiri, zibe kure y'ameza uriraho. Lavez-vous les mains après avoir touché. Niba waramukozikozeho uzahere kukaraba. Les avoir caressé. N'igihe wazihendahenze usa n'ukuzishishira, ku nka washatse inkuyo uri kuzihanagura, ku mbwa uri kuzikora mu matwi no ku mutwe, ibyo byose uzakarabe, uzabakoza ahantu habi. Gatanu, ne laissez pas les enfants jouer là où il y a des excréments d'animaux. Mwijya mwemera ko abana bakinira hari umwanda mukuru w'inyamaswa. Yo ni amatoto y'inkoko, ni amabyigiri y'imbeba, ni amase y'inka. Ibyo byose ndetse ibyo byose reba abana be gukinira hafi yabyo. Kubera iki? Pour abango yari ingingo ya gatandatu, protéger les aliments contre les mouches. Mujye murinda ibyo kurya byanyu isazi ze kubitururaho, et les autres insectes, ndetse n'utundi dusimba. Couvrir les aliments cuits avant qu'ils soient prêts à manger s'il y a des mouches présentes. Nubona ahantu hari guturura isazi, nubwo utararya jya upfundikira isahani uri kuriraho. Les insectes, surtout les mouches, udusimba cyane cyane nk'isazi, transportent et propagent plusieurs maladies et germes. Isazi zikwirakwiza imbuto z'indwara nyinshi ndetse n'utundi twinshi cyane turimo imbuto z'indwara. Karindwi, gardez les animaux loin de la zone où vous préparez les aliments et les eaux potables. Yarangiza inyamaswa mujye muzigiza kure y'aho mutekera ndetse n'aho mukura amazi meza. Umunane, lavez et séchez vos draps, couvertils au soleil fréquemment pour tuer la maladie. Mujye mukora ibintu bitavuze ngo n'ubusirimu ahubwo ari ubumenyi. Mujye mumesa, maze nimumara kumesa ibyo muyorosa
inka za dra cyangwa se amashuka n'iburingiti mubyandike ku izuba yarangiza nubwo bizwi ko ahantu henshi cyane bahura uko bandika ku izuba bitewe n'abajura bahanze ariko kwanika ku izuba birakenewe n'umunsi wo kwanika ukwiriye kwitabwaho kugira ngo abantu babe hafi nibashaka bashyira imitaka hanze ariko banikiye ku izuba ryica imbuto z'indwara hepati kugira ngo babashe pour que le soleil tue la maladie kuko izuba rizica za ndwara mettre au soleil tous les articles de littérie mujye mushyira ibintu byose biragwaho bijye bigiraho bihurira n'izuba yarangiza ni matera ni igitanda y'ubwabyo gusa nubwo benshi tuzi ko hari igihe ubukene cyangwa uburangare bishobora gutuma umuntu atageze ibyaramwo hanze ariko ubwo ni ubundi buryo bwo kwirinda indwara hepfo harakomeje ati cela aide à lutter contre les punaises yarangiza ibyo bizabarinda indwara n'ikinuko n'ibindi byinshi cyane 10 oya 9 ne pas manger la nourriture qui est tombée par terre ou sur les branches timukarya ibyo kurya byaguye hasi nubwo byaba byaguye no kurubaho timukabirye sauf si vous lavez l'aliment tombé kiretse niba uzaba wabonye akanya ko koza cyakindi cyaguye hasi désinfecter si nécessaire niba ufite n'imiti ivura imyanda yishyireho yarangiza izo bita désinfecter ku ngingo ya 10 laver tous les fruits et légumes avant de les manger imbuto zose mugiye kurya mujye mubanza kuzoza kimwe n'imboga c'est particulièrement important pour les aliments qui ne sont pas cuits cyane cyane kuri babandi barya ibidatetse même s'ils sont épluchés nubwo wabuzi ko babihase les germes peuvent être transférés de la peau à l'intérieur de son trempe pendant 30 minutes devrait être suffisant pour tuer la plupart des micro-organismes arega hari igihe urugutonora hari igihe imyanda iva inyuma ku gishishwa ikinjira kandi ngo iyo bibanye nk'iminota 30 byawe bimaze gukwirakwira hose itirize de goutte d'iode wenda bamwe nibyo bakoresha ariko tudafite benshi ku ngingo ya 11 si vous choisissez de manger de la viande de poisson ou de poulet niba ugiye guhitamo kuzarya inyama ukarya amafi n'inkoko asirez-vous qu'il soit très bien cuit bijya mubanza mugira ubwishingizi bwo ko ubona abazirya rero ntabwo aruko kuko turi kuri radio hari abarya inyama n'abatazirya ariko nabwo abakizirya nimubanze mumenye ko zikwiriye gutekwa zigashya cyane kandi imyanda igapfa car la chair animale peut contenir des virus de bactéries et des œufs de vers ndetse za nyama murya hari igihe zaba zirimo udukoko imbuto z'indwara n'amagi y'inzoka icyo niyo mpamvu ya mbere ituma zigomba gutekwa cyane nubwo ntari kubwira abatazirya ngo bazirye ahubwo ngo nabakizirya nabo bamenye ngo ange niko bavuga ngo attention noneho bitonde ndagira ngo ni ibintu 23 ariko ntabwo nshaka kubitindaho cyane ku ngingo ya 10 inakabiri lavez vos mains après avoir préparé de la viande des poissons et des fruits de mer les œufs et les produits laitiers abantu bose bazi ko bakoze ku nyama bakoze ku mafi bakoze ku tundi twose tukomoka mu nyanja bakoze ku magi cyangwa ibindi byose bikomoka ku mata y'inka nibajye bakaraba ibiganza utiliser des planches à découper différentes pour la viande le poisson abakizirya nibajye bifuza gushaka ibyatuma bazifata batazikozeho yarangiza ngo nibura bagire mwumve ko ubwo ntari kubabwira mu mujye kuri inyama ahubwo nuko hari ko bakizirya yarangiza ahubwo bazirikane neza ko zigomba kwitonderwa kuko hariho ubundi buryo bwatuma bandura ku ngingo ya 13 ne pas manger de la nourriture qui sent mauvais ou qui a des moisissures mujye mwirinda ibyo kurya bihumura nabi cyangwa biboze ibyo nabyo bitera indwara bindi byagaze ibyaboze mu byirinde 14 ne pas manger dans la même assiette et les mêmes ustensiles qu'une personne malade mujye mugerageza kureba ingwa abantu barwaye rimwe na rimwe mwirinde gusangira nabo ibyo hari indwara zanduza ku buryo zakwanduza umuntu asangiye nundi akazandura
ntabwo si kwa kunena kwa moko n'abakene n'abakire abanyacyubahiro n'abagayitsi, ahubwo ni uburyo bwatuma undi afite indwara yanduza utayandura. Niyo mpamvu amajambere yaje yo kwiyarurira kugira ngo umuntu wese ku isahani ye n'ikiko cye ahahuriye wenyine. Iyo ni indi ngingo ya 13 14 oya iyo yari ya 14 ahubwo ya 15 les enfants malades ne devraient pas dormir ou manger avec les enfants en bonne santé. Abana baramutse barwaye wibaryamisha hamwe n'abazima. Ubwo ni ubundi buryo bwo kurinda abana indwara. Abenshi barabizi nk'igihe hateye iseru, hateye ibicurane, infamati il est plus sain de ne jamais partager ya nari bango kubera iki les poux et plusieurs autres maladies infectieuses peuvent se propager par le sommeil ou par le simple fait de manger ensemble. Hari indwara umuntu yakwandura undi iyo asinziriye muri kumwe akazi kwanduza, ndetse hamwe n'ibindi bikoresho byinshi. 16 utiliser toilette latrine au besoin, nikore mujye mukoresha ubwiherero butunganye, ne jamais uriner ou defequer ou déjà marche ou de l'eau. Uramenye utazigere wihagarika cyangwa witume aho abantu bakunda kunyura cyangwa mu masi. Ibyo rero wakwibaza uti rero abantu ntabwo babuza aho bandurira. Abanyumva banyumve neza, ntabwo ari benshi, si benshi basohoka mu bwato cyangwa mu nyanja bari koga ngo bajye kwihagarika hanze. Kandi ngo leta nta kibi itarakoze gutegura isuku iruhande rw'ibiyaga kuri za plage ngo hashyire ubwiherero, ariko benshi abayiherera iyo hasi muri za piscine bakayihagarika nta kibazo mu nyanja. Mbese abantu bafite aho bandurira henshi cyane bitewe no kutamenya kubahiriza amategeko agenga kubaho. Niyo mpamvu bakoresha iryo jambo 10. Impamvu bakoresha iryo jambo bavuga si vous n'avez pas de fosse septique ou de latrine, niba mudafite ahantu ho kwituma, mbese badafite imisarani, les déchets humains doivent être enterrés afin que les animaux n'y accèdent pas. Noneho bazamere nk'Abisirayeli bari mu butayu ngo umuntu wese azayacukura yongera atwikiye. Aha niho batanze inama, baravuga ati we kuzabisigagura ngo inyamaswa zitazahagera. 18 garder la maison propre pour aider à contrôler les germes, les insectes. Nyabunenze amazu yanyu najyahora asukuye kugira ngo imbuto z'indwara n'udusimba et d'autres organismes n'ibindi byose by'ibinyabugingo bitazabona aho bikurira. Niyo mpamvu bakubwira neza ngo niwinjira mu nzu ukabona ubonye mu isazi ngo ntukabaze ngo mbe hari iki, uzavuge ngo ubwo harimo umwanda kunya isazi itajya hasukuye. Ubwo niyo mpamvu genza reba uruzizi, isazi, imibu, genzura byanze bikunze. Imibu ntiyajya hatari umuntu, n'isazi ntabwo yajya hatari umwanda. Rero ni ngombwa ngo abantu birinde indwara. Ku ngingo ya 19 l'eau potable peut être bouillie pendant 10 minutes pour tuer les micro-organismes en cas de doute de sa pureté. Amazi meza uzayatogose iminota 10 nibura igihe cyose uyashidikanya. Autrement utiliser uniquement l'eau en bouteille bien serrée. Abandi bakoresha amazi aguzwe n'abajya banza barebe yuko afunze neza, kuko hari igihe nko mu bihugu bishyuha usanga umuntu ari kuyavuye kuvoma inyanja ari kugenda yagurisha yapfundikiye utazi ko ari kugurisha yadatetse. Iyo ni ingingo ya 19. Ingingo ya 20 ne réutiliser jamais les aiguilles. Ibintu by'inshinge zo kwa muganga bamaze kurukura muri serenge, urwo abandi batewe cyangwa n'urwawe watewe ntukongere kuruterwa. Yarangiza icyo ni ingingo ya 20 yo kwirinda uburyo bwo kwirinda indwara zanduza. Ku ngingo ya 21 utiliser seulement des instruments chirurgicaux bouillis ça 20 minutes. Mujye mukoresha ibikoresho byo kwa muganga ko bitogotesha iminota 20 minutes, babitogotesha iminota 20 ou stérile pour couper les cordons ombilicaux des bébés après la naissance. Abaganga bagomba kumenya neza ko umwana ntibapfa kumugenya gusa, ahubwo bakwiriye kureba ko hakoreshejwe icyuma kitanduye kandi cyatetswe ya minota 20.
21 utiliser seulement des instruments aho nayo mpavuye 22 porter des chaussures dans les zones où l'ankylostome peut être trouvé dans les sols. Mujye mwambara inkweto igihe cyose mukeka ko aho mugiye kunyura harimo ibyondo byawe birimo inzoka ya ankylostome kandi yakwinjira mu birenge. Igiheruka utiliser des gants si vous entrez en contact avec des sécrétions corporelles. Igihe cyose mujye mugerageza gushaka ibyo biti bisukuriyo yarangiza cyangwa se mwambare ibintu zaga ku ntoke. Igihe cyose mwaba muzi ko mugiye gukora ahantu hose hari ibisohoka mu mubiri, ni ibimyira, ni amacandwe, ni ibikororwa, ni inkari, ibyo bintu byose bisohoka ariko byara ni za infections nk'intandamyi. Ubwo nibwo buryo bwo gufata neza imibiri yacu. Yarangiza rero kuba intwari bisaba ubutwari, kandi umuntu ari ku isi afashe igihe mu ntambara. Niyo mpamvu buri wese ntagiye kure cyane ngo nibura mu gihe tugana ku musozo w'ikigisho cyacu, buri wese yumve ko kuba intwari bisaba byinshi, kandi muri ibyo byinshi asabwa birasabwa ko yemera ibyaha bye, akamenya aho agira intege nke, akamenya gutsinda ipfa, akamenya guteka ururimi rwe, akamenya kwibuza uburakari, gukumira ubwihebe no kwibuza kudamarara kandi uguwe neza. Ibyo rero ngane ku cyerekezo giheruka mu kigisho cya 50 cy'igitabo cyitwa intekerezo imico n'ubumuntu. Ubwo ni ikigisho n'igitabo cya kabiri, les soucis et l'anxiété, amaganya no kuburagizwa cyangwa se amahoro make. Le vrai cause du mal, inkomoko nyakuri y'ibibi, ce n'est pas le travail qui tue mais les soucis. Ntabwo imirimo yica, hica amaganya. Antu benshi ajya guhinga akavuga ati ko biri kose burije vuba, yajya gucuruza atariko ngiye nawuza abakiriya, amaganya niyo yica. Le seul moyen d'y échapper est de confier tous nos ennuis à Jésus-Christ. Aho kugira ngo uzahitanwe n'inkeke, amahoro make, irungu ryo mu mutima, uzabanza umenye neza ko ufata ibikuremerera byose bishyire kuri Yesu, ni we gisubizo cya byose. Niyo mpamvu ne regarde pas au côté sombre des choses, wiyuhora uhanze amaso ahacuza umwijima ho mu buzima bwawe. Ababyeyi barapfuye, amatungo yarahombye, imyaka ntiyera, kazi karabuze, abana baratsindwa, inzu ni ntoya, ubumuga, wiyuhora uhanze amaso kuri uwo mwijima, nabwo buri ntwari. Iyi biranga umuriro, yuhenga bwije umurike nk'inyenyeri, yuhenga nkuko mubwirira ku muntu agacana itara, nawe ujye ucana itara ry'ibyiringiro mu bwenge bwawe igihe uzengurutswe n'ibikugoye. Ngiyi impamvu cultivons plutôt la bonne humeur, mureka ahubwo tujye twimenyereza guhora dukeye. Il est des personnes qui vivent de crainte et d'appréhension. Hari abantu ubuzima bwabo buhora mu bwoba no guhora basitara ubusabusa. Yarangiza hari abantu bahora mu bwoba, yarangiza chaque jour elles sont entourées de preuves de l'amour de Dieu. Buri munsi bazengurutswe n'urukundo rw'Imana, intangamugabo y'uko Imana ibakunda, ariko ko hareba bikabananira. Yanumva rimwe na rimwe hari gihe umuntu avuga ati imodoka irahirimye, yarangiza ukabona umuntu aragiye yahamagara kuri telefone ati imodoka yari duhiritse, atari ko hapfuye nko batatu, atari ko ngewe ndarokotse, ukumva abandi ngo Imana ishimwe. Mbese ukabona iyo ingorane atari we zagezeho gusa niho ubona aguwe neza, ariko sibyo. Birakwiriye ko yuzengurwa n'urukundo rw'Imana. Impamvu chaque jour elle jouisse de la richesse de sa providence. Buri munsi tubeshejweho, turakungahaye mu migambi y'Imana. Imana barateganije ukuri burye, igateganya ukuri bunywe, arega niyo ugiye guhinga ukabona bireze, ni imigambi y'Imana. Niyo utetse ukabona birahiye bitamenetse, ni imigambi y'Imana. Kumara gushyuka byaruruka ryuryohewe, ni imigambi y'Imana. Harimo urukundo rw'Imana rwagutse rwinshi. Mais elle ne voit pas de bénédiction présente. Benshi ntabwo yabona imigisha Imana yabahaye uwo munsi. N'ubu ngubu turi kuvuga, nubona uhagurutse n'umugisha, nubona uvuze bigashoboka n'umugisha, nuryama ugasinzira n'umugisha, nugenda n'umugisha, nujya kwituma bigashoboka n'umugisha, niwihagarika n'umugisha, nubona usetse n'umugisha, nubona ibigutunga n'umugisha, nubona abana bagarutse n'umugisha, nubona bagiye kwishuri ntibahurire n'impanuka n'umugisha. Niyo mpamvu leur pensée ne porte continuellement sur les contrariétés, se porte ahubwo intekerezo zabo zihora zerekeye ku kinyuranyo, qu'elle craigne pour l'avenir, bahora bafite ubwabo bw'ahazaza gusa. Ati mwaramutse ati aha tabumutsindiye anise ntiriva,
ariko namwe bya bishyimbo byawe ari byiza noneho ntiwareba atari ubwawe n'ibyanjye atubwo bizera isoko ryaguye. Yarangiza atariko rwose wa mwana ntabwo yatsinda se ko atenda kubona bourse. Yarangiza ibyo mbese contrariete ibintu by'ikinyuranyo nibyo bihora mu bwenge bwa benshi bakabura amahoro. Craignent l'avenir, batinya hazaza. Et si ou sur des difficultés qui leur imagination grossit, hariho benshi nabo usanga ingorane zabo nyinshi nezo batubura mu ntekerezo à un point que les nombreux sujets de gratitude sont éclipsés, kugeza ubwiye na benshi kwavuga uti tugiye gushima Imana ibyiza yidukorera yabura na kimwe. Niyo mpamvu niyo benshi bageze ku mwaka ushize bari gusoza umwaka bavuga ngo ashimira Imana kuko igaragaye yagiye kumukubita mu kwa gatatu babirangije ngo rirakwepa ngo arakwepa ngo ntiryamukubita ntare ibyo yakize byinshi. Yarangiza mutsima ishimwe ntaribone yepfura kumira ati les obstacles qu'elle rencontre inkomyi bahura nazo au lieu de les rapprocher de Dieu, inkomyi abantu benshi bahura nazo aho gusiga zibegeranyije n'Imana l'unique rocher de leur secours, dore ko nayo gitare cyabo cy'ubutabazi bwabo de sépare de lui, ahubwo ingorane benshi bahura nazo bahera ko zikabatandukanya n'Imana kandi zari kubegeranya nayo parce que il se veille l'incertitude et la disposition de omirime. Impamvu nuko ibyahura nabyo byose bihora bikanguye kutanyurwa no kwivovota. Rero ngiyo ingingo twashaka kwerekezaho umuntu wese nabintwari kandi umuntu wese nashobora gutsinda. Reka ubuzima bwacu twongere tuburinde, reka ubuzima bwacu twongere tubugoboke, reka umuntu wese yongere yibuke ngo igihe naba ngiye kukaza ibyo mbabwira mujye mubwira gushaka avoka mushaka karonje n'utuntu tw'imbuto tubiri duhura, kamwe kakaba anti stress akandi kakaba anti fatigue. Ikubitaho agakoma kuburo uzakiremo utwo bita kokonati, buno birahari mu gihugu kandi ku isi mu bihugu bishyuha birera cyane. Ayo mata yayibiko birushyize mu gikoma cy'uburo ugashyira na avoka, yarangiza ugafata na ryaronje tunanirwa kandi amagufa yawe arakomera kandi amaraso yawe akiyongera. Ibyo bikora kandi mu cyumweru bijye bigufasha mu buzima. Rero reka tugwanire ku bintwari, reka buri wese amenye ko afashe igihe mu ntambara, reka ibyo duhura nabyo byose bibi bye kudukura ku Mana, reka n'ibyiza bye kudukura ku Mana, reka tubeho turabi Imana kandi buri wese aharanira kumenya guhagarara nk'uko Imana ishaka mu gihe nk'iki, azi neza ko n'itsinda zabaye intwari. Imana ibiduhere mu izina rya Yesu, amen.